abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice c'72 cy'ikinamico Shira Impumu, aho Gakwandi yashyize akava ku izima akareka amacakubiri akemeza gufatanya n'abandi mu rugendo rwo kubaka ubumwe n'ubudaheranwa. Ese koko ibyo yemeje azabishyira mu bikorwa? Reka mbareke mukurikire igice c'73 cy'ikinamico Shira Impumu. Papa, ubwo uyu munsi watashye karere kanandurira ibyo tumaze kuriraho nze tuganira. Gira vuba nanjye ndebe ko nahenge ku musaya mwana we, ndumva naniwe. Ejo ndashaka kuzindukira ku isoko ku Gasharu kugura ihene zo kotsa, dore nta nyama turaranye. Ese papa, kugura ihene buri munsi ko mbona bikuvuna, wagiye ugurira rimwe ihene nyinshi? Icyo gitekerezo nanjye naragihoranye, ariko imbogamizi mfite naho twaziragirira. Reka tuzakora umushinga twubaka ikiraro ariho tuzishyira. Ko bigoyera. Ubwo se ntibidusaba gushaka umushumba wo kujya zitaho? Byo biragoye pe. Nabonye n'uriya mukozi wahirira inka asigaye arangara. Winyibutse uriya mushumba. Uzi ko ejo namutunguye nkagaruka mu rugo nkasanga adahari, amatungo yishwe n'inzara. Nataza kwisubiraho ndaza gushaka undi pe. Uzi ko wasanga ari nayo mpamvu n'umukamo wagabanutse papa? Yewe nta kabuza birashoboka pe. Naho ubundi ndashaka guha akazi Musafiri, akaba ariwe uzajya ungemurira ihene zo kotsa. Harya kuva yafungurwa nta kazi yari yabona? Akazi yarakabonye da. Muri iyi minsi acururiza ibiryo by'inkoko Fidele. Ubwo se azakora imirimo ibiri abishoborera? Twaravuganye, ambwira ko akora iminsi 3 mu cyumweru. Ubwo rero igihe atakoze yajya ajya mu masoko gushaka izo hene. Ngaho mbwira rero icyo washakaga kumbwira, tubona akanya ko kuruhuka, dore amasaha arakuze. Papa, ejo bundi nge narise twagize igitekerezo cyo kujya kwiga kaminuza. Ni byiza cyane. Nukuri mwarebye kure mwana wa. Hari udufaranga se waba warabashije kwizigamira tuzagufasha? Kugeza ubu tubona salo yacu nge narise yadufasha kwirihirira papa. Nta kibazo niyo amafaranga yaba make, muzambwire nzabongerera. Naho ubundi mugomba kujya kwiga da. Hatazagira n'umusoro basuzugura yitwaje ko mufite amashuri make. Ariko papa nawe urasetsa. Erega nkeneye umuko ufatika. Umeze ate se papa? None se ubusimbikangwa naba mfite moto, umukobwa wanjye agashaka umuhungu ugenda n'amagurura? Oya, yakaba yagenda mu kinyabiziga cy'amapinane. Icyambere ni urukundo, naho ibintu nibishaka. Mwana wa, umaze guca akenge. Nubwo kugira ubutunzi ari ngombwa, ariko wa mugani wawe si cyo kimenyetso kigaragaza uko urugo rubayeho neza. Naho ubundi abantu iyo bafatanyije muri byose, bubaka urugo rugakomera. Ahubwo uvuze ibyo kubaka urugo uranyibutsa papa. Harya ubukwe bwawe na Roza buri muri uyu mwaka? Turacyabipanga, ariko hatagize igihinduka bwaba muri uyu mwaka. Hari ikibazo maze iminsi nibaza. Ikihe kibazo se mwana wa? Buriya nubwo mama yadutaye akishakira undi mugabo, mu bukwe bwawe na Roza ntabwo tuzamutumira. Yewe, dore burije kandi ndazinduka. Reka tuzashaka akanya ariko manywa tuzabiganireho. Nta kibazo papa, wakoze kunganiriza. Ugira ijoro ryiza. Urota Imana mwana wa. Yewe. Uzi ko urukundo rw'umwana na nyina rutajya rurangira? Ubu Gatesi aragira ngo nzatumire Margarita mu bukwe bwanjye. Yewe, reka nsinzire nzaba mbyigaho. Bega imvura ngo iranyangiriza. Yewe, reka nsibure inzira y'amazi itazongera kubikansenya. Wose kandi ninde umpamagaye? Ndabona ari mushiki wanjye Foromina. Reka mwitabe. Alo, uraho mushiki wa? Uraho musaza wa? Yewe turaho, ni amahoro. Imana ishimwe.
muryango. gahunda ndayibuka, harya se ejo bundi tuzahura? N'ejo bundi ubwo uyibuka reka nkureke ndebe uko nakwanura ibintu, ndabona imvura ishaka kugwa, ubwo icyo gihe ye. urakoze. ariko mama, ko nabonye mu ishyamba ibiti byashizemo, turaza kujya ducana iki? ndabona amaherezo ari ugutashya. Macibiri rero nagaruke hano mu rugo, igihe atagiye ku ishuri tujye tujyana gutasha inshari. nzakomeza kwibera kwa mama Muhire, niho heza. umva mbese, kwa mama Muhire se niho iwanyu? wicyocyorana n'umwana ariko ubwo nta soni. Mama, erega iyo ndi kwa mama Muhire nibwo mbona uko niga. Iyo naje hano nkoresha imirimo myinshi, nkabura akanya ko gusubira mu masomo. ariko se ubu nzakomeza gukora imirimo yo muri uru rugo njyenyine? Macibiri ari aho yibereye kwa Foromina. ese Macibi, wa mugani wa Ndori, igihe utagiye ku ishuri wajya uza ukadufasha imirimo yo mu rugo. nyamara muri weekend atagiye ku ishuri yajya aza kudufasha gukora isuku no guteka. Ibyo nta kibazo, ariko sinzajya gutashya mu ishyamba ibisimba bitazanyirira. none se utarajya kwa mama Muhire, iyo mirimo yose ntiwayikoraga? Simwe mu giteka ku mashyiga se. Ariko mama, uzi ko twize ko imyotsi itera indwara z'ubuhumekero? wazaguza imbabura imeze nk'iriya yo kwa mama Muhire. erega ubu aka kanya ubaye umusirimu. nyamara ibyo Macibiri avuga nibyo hano muri uru rugo dukeneye imbabura ya rondereza cyangwa iya cana rumwe. none se ejo wahamagara papa tukamubwira akazayitugurira? ubu se si ukumurushya ko ibintu dukeneye muri uru rugo ari byinshi? ese Macibiri yaje kubona amafaranga y'ishuri? Iki gihembwe ni mama Muhire wandihiye. yampaye nka data. ariko mama, Karame. ko papa yari yaranze kujya gusaba imbabazi umuryango wa Foromina yahemukiye muri jenoside yakorewe abatutsi. iyo mukomeza kwinangira tuba tubayeho gute koko? ko umuntu uriya mubyeyi Foromina tuba hafi igihe cyose. wahora n'iki wa mwana we? nanjye bisigaye bintera isoni. nawe se umubyeyi wigomwe akaduha ikibanza cyo kubakamo, none akaba yarishyuriye na Macibiri amafaranga y'ishuri, ubwo koko urumva atari ukumugondoza? Erega njyewe sinzagaruka hano, nzakomeza kwibera kwa mama Muhire. none se kuki udashaka gutaha kandi Muhire yararangije kwiga akagaruka mu rugo? ko wagiyeyo tugira ngo ubane na Foromina atazajya arara mu nzu wenyine. reka Macibiri ahubwo asa vuba duteke. ni kuwamaho Karame. nyaboneka garuka hari icyo nibagiye kugutuma. ye baba we, waretse nkagenda koko rwe, ko mfite abakiriya baje kurangura amafu bantegereje. icyo nashaka kukubwira nuko ejo nagurishije ifumbire, aya mafaranga banyishyuye yanjyana uyashyire kuri sako. wambabare nkazajyana ikindi gihe ko nshobora kutabona akanya, cyangwa yame ndaza kuza guhamagara Karinga nsange ku kazi nyamuha yajyaneyo. akira yatware da, ntaza kugera mu kabari mushikake yahumura nkikabakaba ku ikofi. nuko ye, kandi ubwo koko wasanga warya inyama wenyine mu rugo tuziheruka kuri Noheli. byari ukuganira da, cyagiye ntahana ibirungo mu bwanwa, ntuzi ko byakubabaje? hoya namwe rwose hari igihe abagabo mukabya, ugatinyuka ukajya mu kabari ukokesha inyama, warangiza ukarenzaho icupa ugataha uzi neza ko mu rugo ntazo baheruka. nyamara hari igihe umuntu ahura n'inshuti ze zikamusengerera. wamara guhaga rero kaza turira umugore wawe imibi, ngizo za tungurusumu, za sereri n'ibindi birungo ntarondoye. waretse kunsetsa ubamaho ngo sereri ngo na tungurusumu, ngaho bagiye mu kazi turaza gusubira. reka nigendere nasanga abakiriya banjye bambuze. ariko abagore ntibajya bibagirwa, urumva ukuntu w'amahoro yaratangiye kunyurira di. yewe reka nanjye ndebe ibikoresho nombere ruriya rutoki. ariko ndibutse wahamagara Simbikangwa na Kimonyo tugasohokura ya gahunda yo kujya gusura umuryango wa Foromina. reka ahubwo mpamagare Simbikangwa ariwe mperaho. ariko uyu mushumba rwose ni indangare. aya matungo rwose yaragiye kwicwa n'inzara. urahandebera ukuntu sine yahorose. yewe ndaza gushaka undi mukozi. ubu se kandi ninde umpamagaye? ndabona ari Rwema. aro Rwema we, uraho? uraho Simbikangwa we, amakuru y'iminsi. yewe twari turaho nuko twaburanye. wa mugani wawe usugira ngo ntituburanye, uzi ko duherukana mu muganda dufasha umuryango wa Kimonyo kubaka inzu. ese barimutse bava muri ya manegeka bari batuyemo? reka da, ntabwo barimuka, ya nzu yabo ntabwo iruzura neza. nyamara rero nubwo nyir'urugo Kimonyo yagiye gupagasa, karabura umuri twari dukwiye gusubirayo tukongera tukabaha umuganda. turaza kuvugana na mujyanama turebe ko twabikora vuba. ahubwo umva icyo nari nkuhamagariye Simbika. bwira nkuteze yombi rwe. wowe na Kimonyo mwaretse muri uku kwa gatatu
tugasubukura ya gahunda yo kujya gusura Foromina. yewe ni ukuri birakwiye ko tujya kumushimira pe. ariko se buriya Kimonyo we bizamworoherara kandi nawe ntabwo twajyayo tumusize. Kimonyo ntabwo twamusiga kandi Foromina rero wamuhaye kiriya kibanza ari kubakamo imbere y'irembo. njye mba mbona uriya mubyeyi tumufitiye ideni pe. Ugira ngo iriya mitungo ye twasahuye muri jenoside yakorewe abatutsi iyo atadusonerana n'ubu ntituba tukirwana no kwishyura. ahubwo unyibukije ibyo Kimonyo yambwiye. Ati iki se kandi? uzi ko cyagiye ibiza bisenyera kwa Kimonyo yibutse ko yari mu gitero cyagiye gusenyera Foromina muri jenoside yakorewe abatutsi agatinya kujya kumusaba icumbi. uriya rwose yagiye yari amaburakindi. Yewe Foromina ni umubyeyi mwiza. Ntiwabonye se ko yahise abacumbikira we n'umuryango we wose hejuru y'ibyo akamuremera n'ikibanza cyo kubakamo ngo ave mu manegeka. uriya mubyeyi ni ukuri ntako atagize pe. abana neza na buri wese atitaye ku mateka. niyo mpamvu tugomba kwishyira hamwe tukazajya kumushimira. Ibyo uvuga birumvikana Simbika. Gusa umunsi twagiye kumusura tuzabwira na mujyanama w'umushinga dufatanyira urumuri nawe aduherekeze. Nawe yatubaye hafi muri uru rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. mujyanama ntabwo yabura da. ubwo rero uze guhamagara Kimonyo nawe muvugane tuze kunoza gahunda neza. Sawa urakoze cyane Simbika. mpereza urwo rufunguzo kampi mfungurire icupa ndabona irindi rishizemo. ese Foromi wa mukobwa wa Kimonyo ko ntamubonye yagiye cyangwa yasubiye iwabo? uravuga amacibiri se? yewe turacyabana ahubwo nuko yagiye gusura ababyeyi. naho ubundi rwose yamaze kuba umwana wanjye. erega nawe imyaka ugezemo ukeneye akana kakuba hafi. dore na Muhire ntakiba mu rugo aba yagiye gushabika. ese ubundi Muhire arabura iki ngo arongore? yarambwiye ngo aracyashaka amafaranga ngo nayabona nibwo azanzanira umukazana da. amafaranga araza kuyabona ubwo asigaye yigisha imodoka. oya rwose nagira arongore vuba tutarasaza atwereke umukazana. Muhire aracyiyubaka ahubwo reka dushyigikire Kampire wamaze kwitegura. ahubwo muranyibukije reka mbabaza. utubaza iki se kandi musaza wa? buriya mwajyaga kunteza Simbikangwa na Kabano mubabwira ko nanze ko Kampire abana na Fidele mugamije iki? si wowe wanze ko abana babana witwaje ko badahuje amateka? rwose ntabwo nanze ko babana ahubwo nagira ngo tubanze tumenye umuryango Fidele akomokamo. ubwo se wowe urumva washingira butazi? ahubwo Kampi tubwire ubukwe buri ryari? ubwo se urumva twakora ubukwe ntarabereka fiyanse ngo bafate n'irembo? so wanyura muzi aba yigiza nkana mwana wa. none se Gakwa urashyize uvuye ku izima wemeye ko Fidele atubera umukwera? erega n'ubundi sinigeze mbyanga ahubwo Kampire natubwira igihe bazabonera umwanya azazane Fidele mu muryango wacu tumwakire. ni ukuri murakoze kumbohora umutima. ariko Gakwa urabona ukuntu wari warabangamiye abana. Kampi ngaho rero tubwire igihe muzadusurira dutangire tubitegure. ndaza kubaza Sheri igihe azabonera akanya nzababwira. ariko byaba byiza muramutse muje muri uku kwezi kwa gatatu mbere y'uko twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. rwose ndumva byarushaho kuba byiza. noneho nyuma y'iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi izindi gahunda zirimo gufata irembo nazo zigakomeza. nibyo rwose. ahubwo se Gakwa ndakumva Forome. buri irembo bazarifatira hano iwanjye cyangwa bazarifatira iwawe? ariko siko mwibagiye ko ndi umukuru w'umuryango irembo bazarifatira iwanjye. yewe ndakuzi nawe ukunda ibirori nk'igisharagati. erega Kampire ngomba kumukorera ubukwe. ubwo wirengagije ko sere waturihiye amashuri papa amaze gupfa akajya afatanya na mama gushaka amafaranga. ahubwo mbabarira wikongera kuvuga ayo mateka y'umuryango. buriya jenoside yakorewe abatutsi yadutwaye intwari. ahubwo utumye nibuka ijambo rikomeye Gasana yambwiye. papa yakubwiye irihe jambo shanga utumye ngira amatsiko? ese kuki muba mutarambwiye ayo mateka? Kampire afite amatsiko menshi yo kumenya amateka yabo mu muryango we bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. ese mama nyirasenge Foromina na se wabo Gakwandi bazamuganiriza ayo mateka ashaririye bamufashe kuyamenya? ntuzacikwe n'igice cy'174 cy'ikinamico Shirimpumbu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788 30 65 39 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri mail ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. ikinamico Shirimpumu itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.